Turat Hello guys, mwaramutse gute? Ubu ngubu ngiye kukwereka ukuntu wafata video yawe ukayihinduramo audio nta kindi kintu bigusabye usibye internet gusa na phone yawe, utiriwe ujya kuri mashini ngo baragukomvatira, ugahita wifatira video yawe wenda wafatishije nk'indirimbo ari iboneka, ugahita uyihinduramo n'akavideo, byose ukazajya ubikora nabyo kugira ngo utange amafaranga menshi. Rero ikintu uzakora uzaza hano kuri Play Store kandi murayizi ko ariyo app ivamo izindi application. Ikintu uzakora uzaza hano kuri Play Store, kamanzi nshyireho agafresh. Aha kuri Play Store ndakeka nta muntu utazi Play Store. Uzaza ukandeho muri Play Store uhite ushakamo app yitwa MP3 Converter. Ukibona rero ngiye kubana nasanzwe nyidownloadinga, ni app isaba utumega dukeya, weho uzahita uyidownloadinga ako kanya ibe irakunze. Rero ikintu uzakora uzaza hano ukimara kuyidownloadinga uzaza hano uyikandeho, kubera ari ubwa mbere uzaba uyifunguye uzaza uyikandeho, bazahita bagusaba uyinjiremo neza. Uzabona ahantu handitse ngo start free trial, uzahakande kugira ngo batazagusaba kwishyura. Ikintu uzakora uzakanda hano hari akantu kameze nk'aka kantu ko gusubiza inyuma ko gukuraho ikintu, ugakandeho. Urabona hari ibintu byinshi, hari video kata, audio kata, format converter, audio merger, video to audio, my projects, ni ibintu byinshi cyane. Rero ntabwo uzirwa ujya ahandi hantu, uzahita ukanda hano handitse video to audio, uhite ukanda kuri kariya kantu k'akayigisi kameze nk'aho ari ugukuraho, uzahita ugera muri video zawe, uzahitamo video ushaka guhindura. Urugero kambanze nkumvishe inonuza iki kiganiro ngiye guhindura audio n'ibiki byose. Baricyo utamwizoga. Nuko ntarashaka kuzinywa. Kuki turatobora amatwi? Nayo nuko ntarashaka kuyatobora, aka kanyama mbona ari gihe bazakambaza mbaye naragakuyeho nkakabura yuko ngiye urabona yuko igaragara ino video, ariko ngiye kuyihinduramo audio ako kanya. Uzahita ukanda hano handitse converter. Urabona ko iri kwihuta igiye kurangira. Rero ikintu uzakora uzabanza utegereze witonze. Urabona hano biri kugenda vuba nirangira. Mbere na mbere nyabusa abanza ukore subscribe, nicyo dukorera. Reba ikintu uzahita ukora. Urabona hano ikintu ugiye gukora nicyo urabona kamaze guhinduka audio. n'ibiki byose. Urabona ko byamaze guhinduka audio. Rero ikintu ugiye gukora ugiye kubigira kugira ngo bizajye byitandukanya n'ibindi, bireke kwivangavanga ku buryo unayishatse wahita uyibona muri telefone. Uzakanda aha handitse rename, kandi kuri kano kantu kameze nk'aho ari ugusiba wandikemo wenda ngo ikiganiro. For example nanditsemo ikiganiro. Uhita ukanda kuri kano kantu ka view, ukanda ahangaha handitse rename. Urabona ko bizaba byiyanditseho. Ubu ngubu no muri telefoni niko byahise bigenda. Nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri iyi channel ukaba ubona hari akantu ukuyeho, waduha subscribe tukazajya tubona muri video za buri munsi. Kandi na share ntimuyibagirwe na comment nyamuneka. Murakoze kuba mubikoze. Ciao. N'ibiki byose. Baricyo utamwizoga.